Banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, mwaramutse amahoro. Abasilamu, assalamu alaikum. Mukomeze mugire igisibo cyiza. Rero ngarutse hano nyine ni wa Mungu wanyu ukomeza kubashimira ibyiza mugira mumugaragariza. Inshuti za Muza TV show, inshuti z'igihugu cyacu, inshuti narwo dukunda cyane zikikije igihugu cyacu, ari mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba, uburengerazuba. Muza TV show arabasuhuza kandi ndabona akazuba kazinitse kava, igihugu ndabona gifite guhumeka neza, dufite kabisa klima nziza. Ubumwe tugiye kwerekera mu kazi, tugiye gupagasa, bavuga ari ukujya gushaka ibyabuze. Maze iminsi natajya meze nabi, nakora ejo navuye kwa muganga, mwarabibonye. Hari akavideo kari kuri TikTok cyangwa na YouTube nagashyizeho, maze iminsi nibwo byatari kubo akaba aragandu bagatangiye kwa munange kabisa. Abangezeho abamagaye kuri phone bashimira, nukuri Amuza TV show arabakunda cyane kandi Imana yabamira umugisha. Rero hari abantu benshi bajya bibaza Amuza muri iyi minsi ntabwo uri gukora cyane, Amuza utari kuduha ibiganiro bimeze fresh. Ibi bintu rero bavandimwe ntabwo ari ibintu byo kwihutira cyane, hari ubushobozi bisaba hano. Kandi akazi urabona karapfuye, ntabwo abakiriya bakiboneka fresh. Murabizi akazi nkora nikora imisatsi y'abadamu, n'umuganga imisatsi y'abadamu kuri salon All Star Salon wazi hano Kimisagara hereye hano ku murenge. Ibicuba byarabuze, niyo mpamvu natari ko kubita amavideo ameze neza, ariko ni mu nsengere. Urumva muri iyi minsi kabisa ngiye kubegera mbakubita imiriro kabisa hejuru cyane. Kandi nyine n'inama zanyu, Amuza hano wakoze nabi, Amuza ugomba guhindura iyi content, Amuza ukoze iki byagenda neza, Amuza ibintu uri gukora ntabwo bimeze neza. Mba nkeneye mayindi zanyu, ibitekerezo byanyu, bafana banje, bafana ba Amuza, munkangure kandi amwe mukanguke dufashanye, kuko ngiye ntacyo nakwigezaho natabafite, ntacyo nakwigezaho nadafite umutekano mwiza, ntacyo nakwigezaho urumva kwanza nadafite igihugu cyiza gifite umutekano. Ibi nabyo mba ntabwo nabona bikeneye, mbikina kubera mfite aho nisanzura, mfite amahoro, mfite umutekano. Ariko muri iyi minsi ni ukuri ebana, nyuma y'igisibo ngiye kuba kubita ibintu birenze cyane, ngiye kuba kubita nyuma y'ukwezi, ngiye kuba kubita ibintu bihinda umuro cyane. Ubundi ndi kwandika ariko nyine n'abantu nyine ba sportinga ku bitekerezo, buryo ibitekerezo biruta amafaranga. Kandi igitekerezo kizima cyakubaka batamuza courage. Ura n'ubaye umuntu na courage, abona ukuntu agira gute, ashyiramo speed agakora. Kamba nyine n'abantu nabo babiyamini bavuga ati Amuza afite igitekerezo, nazana tugakinana n'ibitekerezo bizanye, nayo nkazana ibyo tugahuza, naribi tukazamurana mani, kuko nta muntu wakwigira, never, nta muntu wakwigira n'abagira umuntu uzakubeshya hano, nta muntu wakwigira. Banyarwandakazi, dufashanye tuzamurane. Ibi by'amacakubiri, ibintu bidashinga wapi, abira bya badurama niko numva ari badurama baredi simba nyine no kumumenya. Uriya muhungu wari umwana mwiza pe, ariko imba yarapfuye akazukana abadayimoni, imbibo bafite ibifuku nyuma, sinzi ikibazo yari amujeni kabisa. Numvisha amagambo ejo bundi ndabara cyane, vuga ati umuntu twubahaga, urubyiruko rwafataga iki rukareberaho, gufata icyitegererezo cyiza, agiye kuvuga amagambo harabika igihugu cyacu. Rafure ntabwo ari byiza kabisa, nushaka gusaba imbabazi ntabwo ari byiza. Umuntu nkawe w'umujeni kabisa, wari kuzamura urubyiruko anarufasha, tangira uyenda ari kuvuga ubugabo nka buriya. Uriya gasuko nawe mugarukire, nubwo wavuga ataratukana, ariko uri umuntukeye ntabwo byambabaza. Gasuko aho uri kabisa ndanagushoje, n'aba YouTube bose uramuvandimwe mu musengeri, nawe ntabwo ari we musengeri kabisa. Baduramo umuntu ari we koko, cyangwa afite ibintu bagiye bamurundamo, biba byinshi ntibibaze ko byinshi arabiruka, ariko rutse ibintu bitakubaka sosiyete nyarwanda, ahubwo byayitwika. Ariko ntabwo bizakunda, never. Ibyabaye byarabaye, igihugu cyacu ntabwo gishaka ibintu bizongera kugaruka ukundi. Dufite ubuzima bwiza, dufite umubyeyi wacu tureberera aho ari hose. Imana ikomeze mufashirize na famiye ye, ni ukuri uri intwari, uri umubyeyi mwiza kandi courage. Komeze utugira inama, tube hafi, umubyeyi wacu dukunda,
kandi uzahora ku isonga. Ubundi abantu bashaka kutuzanamo ibintu by'amacakubiri ntabwo tuzamwemera, tuzamurwanya paka. Kandi ntabwo ari ukwisarasira garafurere, oya, ntabwo ari ukwibasira kabisa, ibintu wakoze ntabwo ari byo. Rero natizimye mu magambo, ni wa muhungu n'undi wanyu mumenyereye, gusa ntabwo meze neza muri iyi minsi, ntabwo meze neza muri kubibona, ntabwo meze neza pe. Ni ukufasha n'ubundi, ni ya nimero nyine mvuga buri munsi, ufite ibitekerezo akahamagara muza dukorane, tayari kumwumva, amuza fitaka wongere abugize neza, akomeza ngashaka abo dukorana, nabaha ibitekerezo bizima byubaka sosiyete nyarwanda. Ni ya nimero n'ubundi 078 476 120. Kandi shimira aba YouTube bose abantu berereye Nyamitanga, Gasuku, Trading, Nyamabondo, Mitsutsu we n'inshuti yanjye arabizi, Matsiko baramugonze, Ariseashka kandi ndamushuje kandi Imana ukomeze mworohereze. Kamananga papa wanyu nkunda cyane, Kapiteni w'abasinzi muramuzi cyane, ni umusaza nkunda cyane nubaha, ari bose nawe abantu komeze we fresh. Kandi ibitekerezo byawe nuko ni inyamibwa, ndagushimira kandi video ndabizi kukugeraho. Shimira aba YouTube bose batanga ibitekerezo bizima byubaka sosiyete nyarwanda. Courage dukore. Kandi ngaruka ku muntu bita Bruce Melody na Scovia kabisa, mushiki wanjye mukuru nemera, ako ni mama wanjye, umuhungu agasaba ndamukunda cyane, Imana ikomeze mufashirize. Bruce Melody mukuru wanjye nkunda cyane, uzahora urisonga nawe kuvugira abarumuna bawe, bashiki bawe. Urakira igitekerezo wagejeje ku muyobozi wacu twubaha cyane, umubyeyi wacu w'igihugu Gisiresi Paul Kagame, tuzahora tukubaha, tuzahora tukuririmba, uri intwari, uri intore, kandi Imana iragukunda cyane. Komeza uri byiza gusa, kandi Imana ikomeze ikube hafi mu byo ukora byose, ibitekerezo byiza utekereza igihugu cyacu, Imana ikomeze ibikube, umubyeyi mwiza. Bruce Melody rero ubutumwa nagiye mwuzaniye ni kuri mukuru wacu mwiza, waratuvugiye uvuga ijambo ryiza cyane, dushyikiriza umubyeyi wacu dukunda cyane, tureberera aba YouTube bakoresha YouTube mu Rwanda. Tujye kubona akanyamuneza, arumva tugiye kwatwika nyine ivumbi ritumuka, nawe turi kutwabona uwo mugati. Ni ukuri ubwo bigire vuba. Bruce Melody uw'agaciro, na Scovia mama wanjye uw'agaciro, na Grafrel wa Jipol uw'agaciro, kandi uri intwari uzakomeza tuvugire. Imana igihugu bakomeza bamira umugisha. Natwe dukoresha YouTube, ajye tuyikoresha na Bruce Melody yavuze, n'ukoresha YouTube kuri ibiganiro byiza byubaka sosiyete nyarwanda, urubyiruko rwacu bizaba ari sawa. Ubwo rero Imana ikomeze bafashirize, bamere icyoroshye. Ni ukuri ndabakunda abantu ko bafite YouTube, tuvuga amagambo meza adasebanya, twubake sosiyete nyarwanda. Icyo mbifurije izina rya Yesu.